iki rero ni kimwe mu shingiro rigaragaza ko abanyarwanda bari bazi Imana kandi barayemeraga. Bivuze ko abatuzaniye Imana yo muri Bibiliya ntacyo batuzaniye tutari dufite. Navuga ko ntacyo, uretse wenda ko baratuzaniye Imana bavanye iwabo, ariko Imana y'abanyarwanda, Imana nyamana, abanyarwanda bari bayizi, bayemeraga kimwe. Twongeye kubasuhuza, ubundi iyi ni Nkesha TV, twabasezeraniye kugera kuri henshi kandi kugera kuri byinshi, kubashakira abasobanukiwe umuco nyarwanda mu buryo butandukanye, tubasaba gukomeza kudukunda no kutugira inkumburwa, mukanda subscribe, mugakanda no kuzogerera iruhande kugira ngo mujye mu wa mbere mu kumenya ibyo twabashyiriyeho. Uyu munsi rero twagize umugisha wo guhora n'umutaramyi kandi akaba umusaza w'inararibonye, akaba umuhanga mu misango, akaba inkumburwa ndetse akaba umurinzi w'igihango cy'umuco. Uyu munsi rero twifuje ko twaganira ku bintu bitandukanye. Abanyarwanda mbere kera kose na kare basengaga bate, basengaga Imana imeze ite, ese uyu munsi bimeze bite, ese tubigenze dute kugira ngo dukomeze tuvome ku isoko. Mwatangira mutwibwira, ni ikaze ku Nkesha TV. Murakoze, nitwa Karasira Mpabuka Gerard, nk'uko bivuze sinshaje kandi sindi na muto. Hari amwe mu mabanga abakurambere bansigiye kandi nkunda, ibyo nzi rero nibyo ngiye kubasangiza. Mwari mukomeje ku cyerekeranye n'imyemerere y'abanyarwanda, uburyo bemeraga Imana nuko bayisengaga. Abanyarwanda kuva na kera na kare bemeraga Imana, ari nayo mpamvu wasangaga ifite amazina atandukanye bayita. Hari abayitaga Rugira, hari abayitaga Imana isumba byose, hari abayitaga Rugaba, Nyirumuremyi, n'andi mazina agaragaza ko abanyarwanda bari bayazi. Mu buhanga bwabo no mu bushobozi bari bafite bwo guhingura ibyo bari bafite, bageragereshaga mu buryo bwabo butandukanye, ariko bageraho imbaraga zabo zirangiriye bakabwirana bati hasigaye aho Imana isumba byose. Bayisengaga kimwe, yabatozaga zimwe mu ndangagaciro zo kuba inyangamugayo, kuba imfura, kwirinda guhemuka, kwirinda kwica, kwirinda kwiba, kwirinda kwandagara. Kirazira zose zikuwe mu muco. Indangagaciro za kirazira zose bazubahaga bakanazishyira mu bikorwa mu buryo bwo kubaha Imana yabo. Ntaho rero bitaniye n'Imana batuzaniye, icyo bashyizemo gusa nuko bashyizemo amategeko yanditse ariyo yitiriwe Imana, nyamara n'abanyarwanda no mu myemerere Imana yabo nabo bari bayafite muri za ndangagaciro za kirazira bemeraga Imana. Uraza kunyemerera, ngira ngo ufite byinshi, uti abakurambere bafite ibyo bansigiye kandi nemera kandi nkunda, kandi n'amadini atandukanye wagiye yabamo. Uraza kunyemerera ungereranyirize uko abo hambere basengaga Imana nuko ubu basenga, ungereranyirize Imana ya mbere y'umwaduko w'abazungu cyangwa se umwaduko w'abatuzaniye ivanjiri, ndetse n'ubu ngubu tubigenze dute kugira ngo twongere tuvome ku isoko, kuko iyo umuntu atavomye ku isoko avoma ibiroha. Ndagerageza kubisobanura uko mbizi naho nabisangiye, wenda mbihuze n'amateka naba naraganiririwe. Abanyarwanda basengaga Imana mu muhango wo kubandwa. Iyi ari Imana nkuru bari barashyize imbere, uko nabisanze yitwaga Ryangombe. Hanyuma umuhango wo gusenga uwo bari bahurijeho witwaga kubandwa. Umubandisha mukuru yitwaga Binego. Ibyo niko nabisanze,
nari muto ariko mu birori by'ubwenge bwa cyane imandwa narazibonye, n'uwo Binego naramubonye. ndaguciye mu ijambo, ngira ngo ubwo wabisanze nawe ugeze ku bantu. Imyaka nari mfite ntiyabinyemereraga, nari muto. Uburyo nabibonyemo ni kwa kundi ahabaye igikorwa umwana wese muto yajya gushungera, ni muri ubwo buryo. Ariko abanyamuryango banjye nkomokamo barabandwaga, bakabandana n'abaturanyi n'inshuti, mbega muri make imandwa ntizavanguraga ngo zitwa iz'ubwoko runaka cyangwa ubundi. Oya, umuryango nyarwanda mugari ku gasozi warabandwaga. Muri uko kubandwa kwari ugushyira mu gikorwa nyirizina, ariko uwajyaga kwihana mu mandwa mu mvugo yabo bavugaga ko yatuye. Ari nabyo uyu munsi bavuga ko uwihannye akamaramaza ari ubatizwa. Uwatuye nawe yatujwe n'imandwa yamusanze ikamwigisha ibyiza by'imandwa, iyo yabaga yatujwe akatura, ubwo umubandisha mukuru ari we Binego yaramwatuzaga bakamubandisha, akaba abaye umunyamuryango w'imandwa. Bimwe narabiganiriye urabyumva, ariko ibindi byo narabibonye n'amaso yanjye mu birori by'imyaka mikeya y'ubwana. Nari mfite hafi nk'imyaka igera nko kuri 5 cyangwa se 6, nabirebesheje amaso. Amashusho y'izo mandwa uko zitandukanye narayabonye. Niko byagendaga. Wakomeza ukatubwira uko byari bimeze. Muraza kumbabarira, ntabwo nza kumubaza ibibazo byinshi kuko nanjye nagize umugisha wo kwigira ku birenge bye, aze kutubwira rwose, adusobanurire buri kimwe kugira ngo dukomeze twunguke kandi adufashe kongera kuvoma ku isoko. Ku byerekeranye n'iyo myemerere, ibyo babaga bahuriyeho, nta mandwa zabandirwaga ahatari igicaniro. Habaga hari umuriro, igicaniro. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo kirazira nta mugabo utahira mu kizima. Rero babanzaga icyo kintu barakiziriraga, habaga hari igicaniro. Ikindi bahuriraga ku giti cyitwaga umurinzi, ubwo nabigereranya n'urusengero rwa none. Bo bahuriraga ahantu hateganyirijwe icyo giti, sinzi ibyo babaga barakerejeho, ariko bahuriraga ku giti cy'umuko, igiti cy'igiko. Icyo giti akaba ari cyo bahuriraho muri uwo muhango wo kubandwa. Habaga hari igicaniro, habaga hari icyotero, habaga hari icyuhagiro, kandi bagiraga inzogera, bakagira bimwe mu bikoresho gakondo, icumu. Ariko noneho Binego we yabaga afite inkoni y'ubutware itandukanye n'iy'abandi. Ibyo urumva Binego yari afite itandukaniro n'iry'izindi mandwa. Hanyuma izindi mandwa zabaga zirimo abagabo n'abagore. Menya nta mandwa y'inkumi yabagaho cyangwa y'umusore. Ababaga bashatse nibo bajyaga mu mandwa. Nkuko n'uyu munsi nabwo bamwe mu myemerere batemera kubatirisha impinja, ahubwo bategereza buri mwana akagira amahitamo. Ya mahitamo akaba ari yazamuyobora aho yumva akeneye kuyoboka mu myemerere. Urumva rero ko ari imyemerere ya none, ari n'imyemerere ya kera, batangaga ubwo burenganzira bw'amahitamo ya muntu. Ibyo rero iyo bigenzuye ukabibona, ibyo bikoresho fatizo baheragaho, uyu munsi hari amwe mu madini ubisangamo. Hari ahantu ugomba kugera ukahasangamo icyo gicaniro, ukahasangamo icyuhagiro, ukahasangamo inzogera, ukahasangamo umwe mu babwiriza ufite itandukaniro n'iry'abandi bamuherekeje bari kumwe muri icyo kibwiriza, ndetse ukahasanga n'icyotero. Ibyo byose uko umuco w'Abanyarwanda wari umeze mu gusenga no kubaha Imana yabo, hari idini cyangwa se amadini na n'uyu munsi nabo bakibyubahiriza, uretse ko batabikora mu buryo bw'Abanyarwanda, ahubwo babikora mu buryo bw'uko baje kutwigisha Imana.
nyamara bakaza kuyitwigisha bahereye ku bihangano byacu twari dufite, noneho bakabona bakatubwira Imana navuga ko ari iyabo, kuko iyi yacu tuyiburiyeho tuba twusenga kimwe. Ariko ubwo banyuranyije nuko abakurambere bacu basenga, ni ukuvuga batuzaniye iyabo bayisimbuza iyacu, ariko bahera ku bikoresho fatizo byacu bya gakondo twifashishaga dusenga. N'uyu munsi nimugira ubushishozi mubigenzuye muzabibona, kuko amadini yo ni menshi, ntabwo natunga urutoki kuko nabangiye mu buzima gatozi bw'abantu, ariko ubwo bushaka ubwo mwabugendereye nimubigenderera muzasanga ibyo bikoresho fatizo byakoreshwaga n'abanyarwanda uyu munsi hari amadini abyifashisha, ariko yibwira ko abwira abanyarwanda Imana nyayo, ahubwo ko ari ukubakuraho Imana yabo y'abanyarwanda babazanira iyabo mu nyungu zabo. Wenda tuzamenya uko igihe kigenda, burya ngo iminsi ni myiza, icyananiranye uzagitega iminsi ni umugabo cyane. Ngira ngo ukomoje kuri byinshi bikoresho abanyarwanda bakoreshaga biri mu madini cyangwa se amatora amwe n'amwe. Ngira ngo umugani ntabwo tujya gutunga urutoki idini n'iri, kuko twaba tugiye mu kwinjira mu buzima gatozi bwabo, ariko kandi abanyarwanda bagira gushishoza kwinshi kandi barabibona barabizi. Ndaza gukomoza ku iki cy'imisengere, umuntu akaba ari gusenga akavuga ati Imana ya Isirayeli na Isaka, ibyo bivugaho iki? Kuko wavuze ko byanze bikunze badukuye ku byacu batujyana ku byabo, ahari ntiwasanga dusenga Imana tunyuje mw'abo bantu kandi batatwumva kurusha abacu, abo bita abatagatifu cyangwa se abakurambere muri Bibiliya. Urakoze cyane. Icyo ni kimwe mu bishimangira ibyo nari maze kuvuga. Badukuye ku Mana yacu batuzanira iyabo. Iyo bitegereje mu misengere y'abanyarwanda no mu myemerere y'abanyarwanda bo hambere, bizeraga ko abakurambere babo babaho, bakabatura ibibazo byabo ndetse bakabasaba no kugira ngo babavane mu bibazo bagezemo. Naho bitaniye n'uyu munsi ko batuzanira Imana ya Aburahamu ntariho, na Yakobo na Isaka ntabwo bariho. Twebwe mu mvugo y'abanyarwanda abakurambere bacu twabitaga abazimu, ariko muri bamwe abo batuzaniye izo mana z'abo bakurambere bandi moko y'amashyanga yo handi, ntabwo bo babita abazimu ahubwo babita abatagatifu. Nyamara ntawe umutagatifu ariho, ahubwo abo mutagatifu yapfuye. Iyo amaze gupfa nibwo aba ahindutse umutagatifu ukwiyambazwa. Ntaho rero bitaniye no gusenga no kuba wakwiyambaza Musinga, kiyambaza Rudahigwa. Ese nkanjye ukomoka kuri Mpabuka nkiyambaza sogokuru Mpabuka, yanakumva kurusha, yananyumva kurusha uko nakwiyambaza Imana ya Yakobo cyane. Ibyo rero ni cyo kimwe gishimangira uko badukuye ku Mana yacu bakatuzanira iyabo. Birigaragaza niba nabo bahindukira bagasenga abo bazimu babo ariko babita abatagatifu, ni ikigaragaza ko bashatse kudukura kuri gakondo y'abasogokuru n'abatubyara, ahubwo batujyana kuba babyara n'abasekuruza babo. Ariko imisengeri iyo ugiye kubyitegereza ni imwe, uretse ko badukuye kuri kimwe bakadushyira ku kindi. Ibyo rero akaba ari bimwe mu byo nakangurira uwo ari we wese. Ndabashimira kuba mwateye intambwe yo kugira ngo muze dusangire muri Bikenzi. Ndabashimira iyo ntambwe mwateye. Mpamagarira n'abandi banyarwanda bakagombye kugira ubushishozi bwabo, bakareka kwemerera mu buhumyi, ahubwo bagasubiza inyuma mu bwenge karemano bavukanye, bakareba niba ibyo bemera koko ari byo. Ndaguha urugero. Tubwirwa neza mu myemerere ya none ko igituma duhatana no guharana ari ukugira ngo tuzajye mu ijuru. Nyamara iyo ugenzuye n'abari tuzaniye
nabo nta shusho ifatika bari bagaragaza ijuru ryari ryo naho riri n'igihe rizabonekera, ahubwo ni kwa kundi usezeranira umwana ibidashoboka kugira ngo bumwikijije ako kanya, kandi we mu bwenge bwe bugufi ahorana icyizere n'amatsiko yo gutegereza isezerano yahawe bona nubwo ridashoboka. Nibyo rero ngewe mbona ko ari byo badusezeraniye, ariko ababyeyi bacu bo bari babizi, bari bazi neza yuko umuntu abaho ariko igihe kazagera agatabaruka agasubira iyo abakurambere bamubanjirije nabo bakajyayo. Ariko icyo biziriraga kandi bari bafite mu ntego ni uko kugira ngo umuntu azahoreho yagombaga kubyara undi, wa undi wavutse akaba ari wuzutse, wa undi ntabwo abapfuye kuko n'ubundi abasize. Niko kuzuka kuzima. Bikuzurira rero muri imwe mu mvugo bakoresha ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Bivuga ngo ku bw'Abanyarwanda ijuru ntabwo ari irindi, ahubwo ni umunezero wo mu rushako. Kandi noneho urushako rubera hano ku isi, hanyuma abantu bakagenda basimburana uko ibihe bihaye ibindi. Ku bwanjye rero ntabwo mfatanya n'abatwijeje ko dutegereje ijuru, ahubwo ijuru turibamo tukiriho. Ijuru ntabwo ari ahantu tujya, ijuru n'ukuntu abantu babaho. Ijuru ntabwo ari aho tujya dutegereje, ahubwo ijuru nuko tubaho tukiriho. Iyo tubayeho mu buzima bwa buri munsi kandi bwa hano ku isi, niho turonkera ibyiza by'ijuru, kuko ariho tugaragariza ibikorwa byacu byiza kandi tukabiraga n'abo dusize. Intego ya buri munyarwanda ikaba iyo kugenda ariko akagenda asize undi, amusigiye n'umurage mwiza. Amusigiye n'umurage mwiza. Nuko kwarinda u Rwanda kandi kuraga ijuru Abanyarwanda. Byuzurira mu mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo umuranzi w'umuntu nupfa agasiga undi. Umuranzi mu Kinyarwanda murabizi ko ni ikintu kiba cyari gifite ubuzima kigapfa, muri bwa bubore bwacyo ntihave mwinyo, ahubwo hakavamo ikizima cyongera kugaragaza cya kindi cyapfuye. Ngiyi imyemerere y'Abanyarwanda kandi nanjye nemeranya nayo. Nuko ukuzuka kuzima nuko ugenda ariko ukagenda usize kandi ugasiga uwakuvuyemo. Nuko kuzuka kuzima, rwa rugendo wabayeho utegura abazagusigarira muri rwa rugo n'urushako n'imibereho, niryo bya juru rito, kuko niryo wishimiramo. Ibyishimo byawe byose ubigira ukiriho mu rugo rwawe. Hari n'umutware wo hambere wahakanye kuzarijya, uwitwa Rwagataraka, mu mwaduko wo kubatiza abatware, yarababajije ati ariko igituma mudutebukiriza kujya kugira ngo tubatizwe tugire dutyo, isi cyiza tuzavanamo niki? Ngo nuko muzajya mu ijuru. Atondagura abasekuruza be, amaze kubatondagura ati se ninjya mu ijuru nzabasangayo? Baramuhakanira ngo ya, ngabo ntabwo uzabasangayo. Ati iryo juru ryaba rimaze iki? Ntazasangamo Rwubusisi, ntazasangamo n'abandi ngo twongere dusangire igitaramo. Ati rero niba ari iryo nimuryijyanire, nge iryo ryanyu ntabwo nzarijyamo. Urumva ko yari umunyarwanda uhagaze ku ndangagaciro n'amahame y'Abanyarwanda, kandi ibyo yavuze ni ukuri. Ubwo urumva niba baramubuzaga ko baramuhakaniye ko atazasangayo Rwubusisi, ariko bagomba kumubwira ko azasangayo Aburahamu na Isaka. None se bamumarira iki kuruta uwamubyaye? Ntibanavuga, nta nubwo banavuga rumwe. Ngiyi imyemerere, ngizo zimwe mu ngingo, uretse umwanya utaboneka cyangwa se kutabiha agaciro ngo bitekerezweho, ariko nta kitaravuzwe, nta n'ikitagaragara. Ufite ubushake bwo kugenzura no kureba ibyo areberaho birahari bitandukanye. Nkaba rero mpamya nti ijuru ribamo mu buzima bwawe uri ku isi, kandi ukuzuka kwawe mu gihe bamwe bategereje ko bazazuka, ukuzuka kwawe ni uko ugenda ubusize gasozi wakuvuyemo ukaba ukiriho. Nguko ngiryo ijuru, nguko no kuzuka nemera kandi mfatanya n'abambanjirije b'Abanyarwanda, cyangwa se n'abandi bashyira mu gaciro mu muco w'Abanyarwanda bemera. Ngibyo ibyo nemera, naho ijuru ritegerejwe sinzi na nyurukurizana yavuze ko ari amayobera matagatifu. Yagakomoje kuko mbyumva.
ngira ngo wakomeza kudusobanurira niba hari ibindi tuzakomeza dusangire byinshi kuko ufite byinshi uzi mu bijyanye n'umuco kandi ngira ngo nk'uko umunyarwanda yakomeje kubivuga ngo udaganiriye na se nta n'icyo sekuru yasize avuze. Uyu munsi umugani wavuze ati kuzuka ni ukugira busiga, umuranzi w'umuntu ni ugusiga undi. Ngira ngo we musize muvuze ibi kuko byanze bikunze iminsi igeraho igatwara umuntu, mwamusigiye umusanzu ukomeye abanyarwanda ndetse n'abazabakomokaho mu gihe kizaza. Tuzabakenera kenshi, ndatekereza ko umunsi tuzaba tubakenera kugira ngo mutuganirire n'ubundi muzaba muhari. Sinzi niba ku myemerere hari ibindi bakongeraho mbere yuko dusoza kugira ngo tuze kugana ku musozo kandi dukomeza kubashimira kubw'uyu mwanya. Ku myemerere ntabwo njya kure y'ibyo navuze, nta nubwo mbivugaho cyane. Ubundi kwemera ko Imana iriho ni ingenzi. Ibigaragara ni kimwe rero nuko hari yabahanzi ariyo Mana kandi nanjye nemera. Ariko ntagiye kure umunyemerere, ubundi kugira ngo badushyire muri iriya myemerere twari dufite tuyite, ubundi badushoboye bate, badushobojwe n'iki? Bashingiye kuri ryinshi. Iri terambere ubona ryatwaye igihe kirekire kugira ngo rigere aha ngaha twe tubizi. Abo dukomokaho mu kinyejana cyabo igihe bariho bafite uburyo bari babayeho, bumvaga kimwe, bemeraga kimwe, ariko bitabujije ko harimo n'ubukene, nubwo n'uyu munsi abakene bakiriho. Ariko iyo ugereranyije ubukene bwa kera n'ubukene bwa none hari itandukaniro. Icyo badushoboje rero nta kindi ni ubukene n'ubumenyi buke. Kera wenda nk'ingero ntoya natanga, ubukungu bw'abanyarwanda nagereranya na banki ya none, bwari ubutunzi bwinshi, kandi izo nka ntabwo zari zifitwe na buri munyarwanda. Bamwe muri bo b'abanyarwanda nibo bari bafite inka, ni nabo bari abakire. Abandi cyangwa abakungu n'ibindi bintu nk'ibyo nibo bari bafite inka. Inka mu nyito y'icyo gihe zose zitirirwaga umwami, hanyuma abo yazigabiye n'abazibonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi zitwaga izabo mu buryo bw'intizo, ariko nyirigira nyirazo nyakuri yari umwami. Aho rero niho hagaragaza ko ubukene bwari busumbirije bamwe mu gice cy'abanyarwanda. Ariko ikintu cyiza kigaragara mu mibereho y'abakera icyo gihe, abanyarwanda barimo ibice bitatu. Mu yandi magambo navuga ko bene Kanyarwanda bari batatu, yari Gatwa, Gahutu na Gatutsi. Bari basangiye umubyeyi umwe Kanyarwanda. Aba rero uko ari batatu, ntabwo bari bahuje umugisha. Inka zari zifitwe na Gatutsi, ariko n'umwami yari mu ruhande rw'Abatutsi. Inka zitiriwe umwami yagabiraga buri wese wamutonyeho, yaba umutwa, yaba umuhutu, yaba umututsi. Uwabaga yatonnye ku gihe cye yaragabanaga, hatitawe icyiciro arimo cyangwa n'uwo ari we. Umwami yabaga ariho afite n'ingabo. Ubwo buryo uko ari butatu bwose bwagaragaraga mu ngabo, ntawe bahezaga. Yaba Abatwa bari ingabo, cyane ko barwanishaga ibikoresho gakondo, imiheto n'imyambi n'amacumu. Abatwa bari abarashi, Abahutu bari abarashi, n'Abatutsi bari abarashi. Urumva niba
ingabo z'umwami zitararobanuraga ni ukuvuga ko bari bahuje byose. bari basangiye u Rwanda, bari basangiye u Rwanda, basangiye n'amahirwe ahari. Muri ya myemerere yo gusenga kwa ariko kubandwa bose barabandwaga. Ibyo rero nicyo wenda kigaragaza aho ngarutse ku kibazo wari wambajije ko baduhereye mu bukene n'ubumenyi buke. Abanyarwanda mu rwego rwo kwambara bambaraga imyambaro iri mu byiciro bitatu. Dushingiye kuri bwa bukire, hari umwambaro witwaga inkanda wambarwaga n'abakungu cyangwa se n'abari bafite ubukire muri icyo gihe. Uwo mwambaro witwa inkanda wakomokaga ku ruhu rw'inka. Umwambaro wa kabiri witwaga ishaburi wakomokaga ku ruhu rw'ihene cyangwa rw'intama. Umwambaro wa gatatu witwaga impuzu, ni uruhu rw'igiti cyitwa umuvumu. Ubuhanga bwabo bw'icyo gihe bahondahondaga, bagahonda icyo giti kikaza kuvaho uruhu rwacyo rwatunganyijwe mu buhanga bwabo. Icyo nacyo uwo nawe kitwa umwambaro witwa impuzu. Mu by'ukuri rero ishingiro navuze ntibaduhereye mu bukene, nuko abo bantu uko ari batatu ugereranyije icyo gihe ntabwo bambaraga ngo bikwize kimwe. Umwaduko rero wabaje kudukura ku mahame yacu, wasanze ubwo buryo ari bwo buriho. Bajya kudushobora bwa mbere nuko bazanye imyambaro uwambaye yambara akikwiza, bigatandukana na ya shabure na ya mpuzu. Yewe nubwo ya nkanda nayo yabaga ikwiye nyirayo, ariko ntiyari ibuze ubusembwa. Ariko bazanye imyambaro, uwambaye umwambaro yahawe n'umukoroni yabaga yambaye yikwisha. Uko ikirere cya none kimeze niko n'icya kera cyari kimeze. Harakonjaga hakanashyuha. Urumva rero wambaye akikwiza yabaga kingiye n'imbeho. Bitandukanye nuko icyo gihe bari babayeho. Icyo rero cyari kimwe mu bibareshya kugira ngo babayoboke, kuko hari aho bari babavanye, hari naho bari babajyanye. Urugero, babazaniye isukari ntayo bigeze bagira mu buzima. Icyakora mu biryoha cyangwa se mu byo twagereranya n'isukari byari ubuki. Kandi ubuki hafi y'abanyarwanda bose barabugiraga, ko barimo abavumvu, barimo abatware baturwaga, ariko ubuki nibwo bwari mu mwanya w'isukari. Isukari rero yaje kuboneka mu buryo bworoheye abatabona ubuki mu buryo bwa hafi. Bazanye umunyu mu rwego rw'indyoshyanryo, ariko bo baryaga umuberanya, kandi mu gihe cyabo barawukundaga kuko nibo bakoreshaga barunga kugira ngo ibiryo batetse bibaryohere. Bazana isabuni yo kumesa, uburyo bamesaga bo muri bo bwari bubagoye kuko inkanda zabo bazinyukishaga amavuta y'inka. Uno waga yaharaniye rero kugira ngo agere ku nkanda, ntibyari bimworoheye kugira ngo agere ku mavuta yo kuyisukura. Ariko bazanye isabuni yo kumesa wa mwenda, kandi noneho bikaba impano y'ubuntu, nkuko na n'uyu munsi abagezweho n'amateka y'ingaruka z'imibereho yo ku isi. Hari inkambi zitandukanye ku isi hirya no hino. N'iwacu mu Rwanda inkambi ziriho, ariko uyu munsi hari umuryango utabara imbabare ufasha bene abo bantu bagezweho n'izo ngaruka, ubatunga kuri buri kimwe cyose. Nabo rero icyo gihe baza muri ubwo buryo bwabo bwo kudufata bugwate, kutwigisha Imana yabo, baduhereye muri ubwo bukene, nabo biyemeza kuduha buri kimwe cyose. Imyambaro, ibyo kurya birimo iyo sukari, birimo amavuta y'amamesa, birimo isabune, birimo n'ibindi. Yewe bageretsemo n'ikibiriti, ariko baje kugihinguza ubwenge, kuko mbere y'uko ikibiriti kiza hari urushingo. Bivuga ngo n'ubundi basanze turya ibihiye. Ntago rero nta gitangaza kirimo.
hari ubuhanga bwo gucura mu mabuye ndetse no mu butare bakavanamo ibyuma. Hari imihoro muzasanga y'iminyarwanda dukunda kwita umuhoro w'urunana, ntabwo rwazanywe n'umuzungu, rwacuzwe n'abanyarwanda n'ibindi n'ibindi. Ariko kuko ibyabo byari byoroheje, byagiye bisa n'ibisimbura abo bacuzi cyangwa se n'abandi bahanga bakoraga ibya gakondo byacu bya Kinyarwanda. Ibyo rero kugira ngo biborohere basanze abagufi cyangwa se abakene ari bo benshi kuruta abakire. Abo rero nibo bahereweho, baba babonye abayoboke benshi. Bamaze kubona babayoboke benshi, ariko hari n'ikindi gikomeye cyaje kubishingira, ni ukwandika no gusoma. Ubundi mu muco w'abanyarwanda amateka yabo bayabikaga mu bintu bibiri: kwari ukuganira no mu bisigo no mu bihangano by'imbyino. Ibyo niyo yari amateka yagendaga asimburana uko ibihe bihaye ibindi. Kenshi bigakunda kuboneka mu torero, kuko buri mwana w'umunyarwanda wese hari urugero yageragamo akanyura mu itorero. Yaba uw'umukobwa akagira ibyo atozwa by'inshingano z'abakobwa, yaba uw'umuhungu akagira ibyo atozwa. Nyuma yo mu itorero niho havagamo ingabo n'intore n'ibindi. Ubwo nibwo bwari uburyo abanyarwanda bifashishaga mu gusiga amateka asimburana uko ibihe bihaye ibindi. Abazungu rero baje kuzana akarusho, abakoroni batuzanira kwandika no gusoma. Noneho bibaye ngombwa yuko ya mateka agaragarira mu kwandika no gusoma, urumva ko hari aho bari batuvanye, hari n'aho bari batugejeje. Bimwe muri ibyo nakwita ubuhenda abana byose bazanye byatumye kubayoboka biborohera kuruta kuguma ku byacu. Noneho ikindi cyongeyeho nuko bahindukiye, babigise mu bintu nka bibiri cyangwa se wenda nshobora kwibuka nyuma birenze na bibiri. Icya mbere, imyemerere y'abanyarwanda bayise imipagani. Iryo zina igipagani ni ikinyarwanda cyadutse, sinzi wenda niba cyarashingiye ku mvugo yabo icyo gihe. Igipagani kiba ikintu kigomba guhungwa. Na n'uyu munsi kuba umupagani ni ikibazo. Uwavutse wese mu myemerere ya none aharanira kubatizwa wa Kirisitu kugira ngo ave mu gipagani. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ibintu byitwaga ibishenzi. Ibishenzi ni umuco, ibigendanye n'umuco gakondo kama w'abanyarwanda byiswe ibishenzi. Ubwo haba haje igisirimu. Uwo ari we wese uharanira kugerwaho no gusobanukirwa aharanira kuba umusirimu kuruta ko yaba umushenzi. Kandi ibyo byose twabibwirijwe nabo. Ibyo rero nkavuga nti kubw'ibyo nicyo nari kugerekaho mu byo bifashishije batuvana ku bumuntu gakondo, bakaba bafite abo badushyizemo. Uyu munsi nubwo ubona tugenda, ariko buri wese ukeneye kuba intwari n'intore nkurikije imyemerere ya none yifuza kubaho nk'umuzungu. kandi abanyarwanda bari ku musho w'ingendo y'indiravuna. Kubw'ibyo rero ubwo nkaba mvuga nti umunyarwanda nyawe yakagombye guharanira kubaho nk'uko Rwabugiri yabayeho, nk'uko Rudahigwa yabayeho, nk'uko Musinga yabayeho, nk'uko Rwagataraka yabayeho, nk'uko Rwubusisi yabayeho, nk'uko n'izindi ntwari numva zitandukanye. Hari abakibarwana n'uyu munsi. Hari umuntu ujya ugaruka mu mateka witwa Rugaju rwa Mutimbo. Hari n'abandi, hari abitwa Rwanyonga rwa Mugabwa mbere, hari n'abandi. Umunyarwanda nyawe rero yakagombye guharanira amateka n'amatwara yabo batubanjirije kuruta uko yaba umukirisitu uzi gusenga cyane ariko akibagirwa gakondo ye.
ngibyo aho icyo bashingiyeho batunyaga, na n'uyu munsi tukaba tukiri abanyage bo mu myumvire n'ibitekerezo, ariko umunyarwanda nyawe yakagombye gushyiramo umusanzu we, agatekereza cyane kuruta kubwirwa cyane. Urakoze cyane, ngira ngo twagiranye ikiganiro cyiza kandi gikubiyemo byinshi. Ntekereza ko ari abato babyiruka baracyungukiramo, kandi n'abataragize amahirwe yo kumenya amateka baracyungukiramo. Mwakoze cyane, kandi mbasaba ko n'umunsi wundi tuzajya tubakenera. Ni ukuri ibyo mufite muzakomeza kubisangiza abanyarwanda. Turabashimye cyane. Murakoze namwe. Ntabwo nakwanga gutanga umusanzu. Sinavuga ko ndi nararibonye kuruta izindi, hari n'izindusha kandi zo zanabibayemo, ariko mu gihe nkiri mu mubiri aho muzanyiyambariza hose nzabitaba. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane rero, dukomeze kuba muri nkumburwa kuri twe, kandi muzakomeza muri ndatwa. Mukomeze mukunde televiziyo Inkesha, tuzabagira kuri benshi, tuzabagira ku babyeyi batandukanye, kugira ngo nyaboneka dukomeze tuvome ku isoko, hato tutavoma ibiroha. Ikiruta byose, Imana y'u Rwanda ikomeze ibahire, kandi dukomeze tugire u Rwanda rwera inka n'imfura. Dukomeze tube imfura, ubupfura bubyare ubukristo buzima mwifuza, ariko kandi Imana y'u Rwanda ikomeze yaguke muri twe. Mwakoze cyane.